twongeye kubaha ikaze mwe mubana natwe mu biganiro byacu tubakorera bya buri munsi. Ushobora kuba waramumenye muri filimi yitwa La Casa de Papel. Nimba ukunda kureba filimi ni wabara kuba wararebye filimi yitwa La Casa de Papel cyangwa se Money Heist. Muri filimi habayemo abantu benshi bagiye bakundwa n'abatari bake, gusa hari uwakunzwe n'abantu bose barebye iyi filimi bita La Casa de Papel. Uwo muntu akaba na wundi ari profeseri cyangwa se umugabo kimwe yitwa Profeseri. Muri filimi ubundi uyu mugabo yagaragayemo mwari w'umukinnyi w'imena, aho abantu benshi bakinaga muri filimi, aho babyaga uyu nguyu ari we myingi ya mwamba bose bagenderaho. Uyu mugabo yagaragaye muri episode zose za La Casa de Papel, kuva kuri episode ya mbere kuri season ya mbere kugera kuri episode ya nyuma ya season 5. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima bwe, ni muntu ki, ese ubundi yakinye niyo filimi yakinye yonyine cyangwa se hari n'izindi filimi yakinye. Icyo nagusobanura kubana nanjye kuva none kuba tukaba twagera ku munota wa nyuma. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi ni Alvaro Morata Antonio Garcias. Yavutse tariki 23 Gashyantare mu mwaka w'1975, avukira mu gihugu cya Espagne mu gace kitwa Algeciras, ni mu mujyi wa Cadiz mu majyepfo y'iki gihugu cya Espagne. Aka kakaba ari agace kegeranye n'umugabane wa Afurika kuko gahana imbibi n'igihugu cya Maroc kiri mu majyaruguru y'umugabane wa Afurika. Ubundi kuva muri aka gace Profeseri yavukiyemo ugera muri Maroc bigusaba ibirometero 583 ugenda n'imodoka. Amashuri abanza Profeseri yayize ku ishuri ibanza ry'ubugeni ryitwa rya Córdoba riherereye mu majyepfo y'iki gihugu cya Espagne n'ubundi aho yari yaravukiye. Profeseri yakomeje amashuri yisumbuye aho yize ibijyanye n'itumanaho. Nyuma yo gusoza itumanaho yize ibijyanye n'ubuvanganzo mu ishuri rya Escola Superior Art Dominicano aho ngaho muri Córdoba. Aya masomo yasoje mu mwaka w'1999, abona buruse imwemera kujya kwiga icyiciro cya gatatu cya kaminuza muri kaminuza ya Temple mu gihugu cya Finland. Iki gihugu nacyo kikaba kiri ku mugabane w'Uburayi. Mu mwaka wa 2011 Alvaro Morata cyangwa se Profeseri mwamenye muri filimi ya La Casa de Papel yaje kurwara kanseri yo kwitako ry'ukuguru kwe kw'ibumoso. Nyuma y'igihe yaje kujya mu bitaro, ararwara, aravurwa, arakira neza. Ubwo yari amaze gukira kanseri hari mu mwaka wa 2012. Nyuma yaho yaje kujya gukina muri filimi bita Barodera. Gusa iyi filimi ntabwo ari ya mbere yari akinyemo kuko mu mwaka wa 2007 aribwo yagaragaye muri filimi ye ya mbere yitwaga Lola La Plura. Muri filimi yakinyemo yitwa Rafael Torres. Gusa nyuma yaho yakinye izindi filimi zitandukanye zirimo nka El Secreto de Portevelo mu mwaka wa 2014. Yakinye kandi iyi filimi ya El Secreto de la Prova Vejo yayikinye mu mwaka wa 2014 akinamo yitwa Lucas. Uyu mugabo yabaye icyamamare ubwo yakinaga muri filimi yitwa La Casa de Papel, aho iyi filimi ayo yamuhinduriye ubuzima ikamufungurira imiryango ndetse n'inzu zitunganya amafilimi ku isi hose zikaba zatangira kumutekerezaho, kuko muri filimi La Casa de Papel yakinyemo ari umwe mukinnyi w'imena ndetse aho abantu benshi bamumanagamo nyine ibintu yakinaga abantu benshi babikunze cyane bitewe n'uburyo yakitingaga muri ino filimi. Mu mwaka wa 2017 nibwo Profeseri yahuye n'uwanditse ino filimi bita Alex Pina. Uyu nguyu akaba ari umunyamakuru ukora mu gihugu cya Espagne. Bakimara guhura na Profeseri yamubwiye ko ashaka kumukinisha filimi kuko birumvikana ko yari yaramubonye muri filimi zose yagiye akina mbere. Bakimara guhura yamubwiye ko ashaka kumukinisha muri filimi yitwa Money Heist cyangwa se La Casa de Papel mu rurimi rw'Icyesipanyol. Profeseri bakimara kumubwira ko bashaka kumukinisha muri filimi yarabyemeye, gusa niyumvaga ko iyi filimi izagera ku rwego mpuzamahanga nk'uko yabitekerezaga. Nyuma yo gukina muri filimi La Casa de Papel, ibyakurikiyeho ni amateka isi yose. Ndakeka abantu bareba filimi batabara kuba batazi uno mugabo. Nyuma yo gukina muri ino filimi yaje kwegukana ibihembo bitandukanye nk'umukinnyi wahize abandi muri sinema y'igihugu cya Espagne. Urugero mu mwaka wa 2019 yatwaye igihembo cya Best Actor mu bihembo bya Union Award. Mu mwaka wa 2020 yatwaye igihembo cy'umukinnyi mwiza cyangwa se Best Actor muri Platinum Award. Ndetse muri mwaka wa 2020 kandi yatwaye ikindi gihembo cya Best Actor muri Zapping Award. Ibi byose bikaba ari ibihembo yatwaye nk'umukinnyi mwiza w'umwaka wa 2020. Mu mwaka wa 2021 kandi yatwaye igihembo cy'umukinnyi mwiza muri Audace Award n'ibindi bihembo byinshi yagiye atwara nyuma cyangwa se n'imiri azatwara kuko aracyakina filimi. Uyu mugabo yakinye muri filimi zitandukanye. Nyuma yo gukina muri La Casa de Papel yakinye muri filimi bitwa Immaculate. Iyi filimi abantu mureba filimi kuri Netflix ni mwabara kwa mwarayibonye. Nyuma akina indi bita Lost and Found. Iyi filimi nayo ikaba yarakunzwe n'abatari bake
aho yaje gukina n'indi filime bita The Wheel of Time, ndetse hari n'izindi akina zishobora kuzasohoka mu gihe kiri imbere. Mu buzima busanzwe usibye gukina filimi, Professeur cyangwa se Alvaro Morata Garcia ni umwarimu muri kaminuza ya Tampere. Iyi kaminuza akaba yarayizemo nk'uko twabibonye haruguru mu gihugu cya Finland, aho yigishamo isomo ry'ubuvanganzo. Professeur avuga indimi ebyiri neza cyane, aho avuga Icyesipanyol cyaho yavukiye ndetse n'ururimi rw'Icyongereza. Professeur arubatse, yashakanye Bianca Crema, aho babyaranye abana babiri b'impanga, aho umwe yitwa Julieta undi akitwa Leo. Ni ukuvuga ko umwe ari umuhungu undi ari umukobwa. Ese nawe wakunze Professeur? Umushimiro banye nanjye kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma, akabwira ngo ibihe byiza nibyo tukwifuriza. Kora subscribe ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi.